Iyi si dutuye yuzuye ahantu hatangaje, amabanga akomeye cyane n'ibintu siyanse itarasobanura neza kugeza uyu munsi. Kuva ku rubura rwa Antarctica kugeza ku mwobo w'umwijima uri mu isanzure, hari ibintu bishobora gutuma abantu benshi bibaza niba koko tuzi isi tubamo uko iteye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 5 bitangaje cyane ku isi, kandi uko tugenda twegera ku cyanyuma, ibintu birushaho kuba amayobera. Gotta be ready, do subscribe. It's your boy Jazzboy. Hey. Duhereye ku mwanya wa mbere, Antarctica. Antarctica ni umugabane ukonje cyane ku isi. Ubushyuhe bwo muri Antarctica bushobora kugerera munsi ya -80°C. Ubwo nyine minus twe tuba mbese muri plus 30 na kangahe, ariko va muri plus ugere kuri 1 umanuke muri 0 ugere kuri -1 kugeza kuri -80°, niko haba hameze. Urumva naho ubukonje buhaba. Ni ahantu huzuye urubura rwinshi cyane kandi runini ku buryo butubutse. Amazi menshi meza ari ku isi yibereye aho hantu muri Antarctica. Ikintu gitangaje ni uko nta bantu bahatura burundu. Urumva nyine ntibashobora kuhaba. Abantu bahagenzwa cyane na siyanse no kugira ngo birebere, n'aba scientifique muri make n'abashakashatsi baba bagiye gukora ubushakashatsi. Hari kandi ibindi bice bya Antarctica bitaragerwamo n'abantu neza cyane. Bamwe bavuga ko munsi y'urubura hashobora kuba hari ibiyaga ndetse n'ibinyabuzima bitaraboneka ahandi hantu ku isi. Iyo urebye amashusho yaho, uba umeze nk'ureba indi planete cyangwa undi mugabane. Kugeza uyu munsi, Antarctica iracyafite amabanga menshi abantu bataramenya, even n'abascientists bataramenya neza cyane. Reka twikomereze. Umuntu ibintu nk'ibyo mwabimenyeraho gusa n'uwo bita Jazzboy. You gotta do subscribe. I told you. Twigire ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Mariana Trench. Mu nyanja ya Pacific harimo ahantu harehare cyane hafite ubutumburuke burebure cyane ku isi, hitwa Mariana Trench. Ubujyakuzimu bwaho burenze cyane uburebure bw'imisozi bita Everest. Niba muyizi, ni imisozi miremire cyane iba ku isi. Ahantu harehare cyane muri iyo nyanja hitwa Challenger Deep. Ni ahantu hijimye cyane kandi hafite pressure ikomeye cyane ku buryo abantu bake cyane aribo babasha kuhagera. Ikintu gitangaje ni uko hari ibinyabuzima bibayo. Nubwo nta rumuri rw'izuba ruhagera, ariko ibyo binyabuzima byo birahatuye. Abashakashatsi bakomeje kuvumbura ibintu byinshi bitandukanye muri iyi nyanja ya Mariana Trench. Kugeza ubu n'uyu munsi nta bidasanzwe baramenya kuko biragoranye cyane. Abenshi bavuga ko tuzi byinshi ku kwezi kurusha ibyo tuzi ku nyanja zacu. Ibyo bituma Mariana Trench iba imwe mu hantu hakomeye cyane h'amayobera ku isi hatazwi. Ahantu uzajya uhamenyera ni kuri Jazzboy TV. Twikomereze ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Great Pyramid of Giza. Mu gihugu cya Egypt, hano ruguru muri Afurika, nk'uko nabibabwiye, ndahahora kenshi, ababizi barabizi. Hari inyubako ya kera cyane itangaje cyane yitwa Great Pyramid of Giza. Yubatswe hashize imyaka irenga 4,500.
Ni imwe mu bitangaza birindwi by'isi ya kera kandi niyo yonyine ikiriho kugeza uyu munsi. Igitangaje ni uburyo yubatse neza cyane mu gihe nta mashini zigezweho icyo gihe zabagaho. Amabuye yakoreshejwe yubakishwa iyi piramide yari manini cyane kandi aremereye cyane. Kugeza uyu munsi abantu benshi bakibaza uburyo abantu bo muri icyo gihe bashoboye kubaka iyo piramide. Hari n'abavuga teori zitandukanye zirimo ko hari ubumenyi bwihariye cyangwa ubundi bufasha bwakoreshejwe abantu bataramenya. Nubwo hashize imyaka myinshi cyane, Great Pyramid iracyatangaza isi yose. Ni ahantu hasurwa cyane, abantu bahora bajya kuhasura. Ni hano ruguru muri Egypt. Twikomereze ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turahasanga Machu Picchu. Machu Picchu mu gihugu cya Peru, hejuru cyane mu misozi ya Andes, hari umujyi wa kera witwa Machu Picchu. Uyu mujyi wubatswe n'ubwami bwa Inca mu kinyejana cya 15. Ikintu gitangaje ni uburyo bawubatse hejuru y'imisozi ihanamye cyane. Machu Picchu yamaze imyaka myinshi itazwi cyane n'isi yose yo hanze. Hibera abantu baho, hazwi n'abantu baho nyine gusa. Yaje kongera kuvumburwa mu mwaka w'1911. Amashusho yaho aba asa neza cyane kubera ibicu n'imisozi n'inyubako za kera. Hari abantu benshi bemera ko Machu Picchu yari ahantu hihariye hakoreshwaga n'abami cyangwa mu bikorwa by'idini. Kugeza uyu munsi iracyafite amabanga menshi ku mibereho y'aba Inca. Iyo yari Machu Picchu mu gihugu cya Peru twavugaga. Twikomereze no ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turahasanga Black Hole. Mu isanzure harimo kimwe mu bintu biteye ubwoba kandi by'amayobera cyane ku isi, bakita Black Hole. Black Hole ni ahantu hafite imbaraga zo gukurura ibintu zikomeye cyane ku buryo n'urumuri rutajya rubasha kuhava. Abahanga bavuga ko ikorwa iyo inyenyeri nini cyane ipfuye igasenyuka. Ikintu gitangaje ni uko nta muntu ushobora kubona iyo Black Hole direct n'amaso ye. Icyo abantu babona gusa ni uburyo ikurura ibintu biyegereye kandi niyo byaba biremereye. Hari teori nyinshi zivuga ko ishobora guhindura igihe cyangwa igahindura space iva ahantu hamwe ijya ahandi. Nubwo siyansi yateye imbere cyane, Black Hole iracyari kimwe mu bintu by'ibanga bikomeye cyane by'amayobera ku isi